Ngiyi inkuru y'ibyiringiro yongeye kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nyuma y'uko mu Rwanda hinjiye icyorezo cyari cyarateye abantu ubwoba, ndetse bamwe bakagenda bavuga ati ese twaba tugiye gusubira muri guma mu rugo, ndetse abandi bakavuga ngo yaba ariyo mpamvu bafunze insengero, ndetse bamwe bakagenda bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ati Mana Nyagasani iki cyorezo ukiturinde. Iki cyorezo rero cy'ubushita bw'inkende ubundi amazina yacyo bacyita Mpox, kikaba ari icyorezo cyaturutse mu gihugu cya Congo, ndetse kikaba cyarazanywe n'umuntu wari uturutse mu gihugu cya Congo, uko hagaragaraga ku mupaka w'u Rwanda uhuza u Rwanda na Congo, umuntu wari ufite ubushita bw'inkende byahise bituma abantu bose bari aho ngaho bose babafata bakabapima, gusa baje gufata uwo mumama ndetse n'umwana mutoya ariko baza kuvurwa barakira. Nyuma y'icyo gihe cyose rero babwiye abanyarwanda kuzajya bitondera cyangwa se kwirinda, ndetse by'umwihariko abaturutse mu gihugu cyo hanze cyangwa se mu bihugu byo hanze, by'umwihariko abahurira n'abantu benshi, imbaga y'abantu benshi ku mupaka, ndetse bakabwira abantu kurinda gukora ahantu hose ubonye, ndetse no gukora ku cyo ubonye cyose, dore ko kino cyorezo cyandurira no mu matembabuzi. Nyuma y'icyo gihe cyose mu Rwanda ntawe kino cyorezo cyishe, gusa haje gusohoka itangazo ndi gukesha ikinyamakuru cy'Umuseke, ndetse na Minisiteri y'Ubuzima yashyize kuri X cyangwa se Twitter yacyo, ibwira abanyarwanda bose ko urukingo rwatangiye guterwa bano bantu bose, ndetse abanduye n'abataranduye, ndetse bose bagomba gufata urukingo kugira ngo barindwe kino cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Mu Rwanda batangiye gutanga urukingo rwa Pox. Mu Rwanda hatangiye gutangwa urukingo rw'icyorezo cya Pox gikomeje guhangayikisha isi, by'umwihariko akarere k'ibiyaga bigari muri Afurika. Byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima kuri uyu wa kane tariki ya 19 Nzeri umwaka 2024, aho iki gikorwa kiri mu rwego rwo gukomeza ingamba zo gukumira no kurwanya icyorezo cya Pox cyangwa se ubushita bw'inkende. Minisiteri y'Ubuzima yanditse kuri X ko igikorwa cyo gutanga urukingo rw'inkingo cyangwa se rwa Pox cyahereye ku bakora mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora kwa muganga, ndetse n'abakora mu mahoteli n'ibindi byiciro byibasirwa cyane n'iki cyorezo cya Pox. Barasaba abanyarwanda ko nubwo hatanzwe zino nkingo, abantu by'umwihariko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ko bazajya birinda kino cyorezo, kuko isaha n'isaha cyakwandura. Mwibutse ni icyorezo gifata isura yose, ukagenda ugahindana mu isura yose, ndetse ukarwara ibiheri bugiye butandukanye umubiri wose, ndetse ahantu hose uvuga ko waba ari no mu maso, mu kanwa, mu kibuno, ku gitsina, ahantu hose ukafatwa n'ibiheri, ndetse n'umuriro mwinshi cyane ukabije. Mwibutse ko kino cyorezo usibye no kuguhindanya isura cyanakwica ugapfa ukavaho. Bamwe mu banyarwanda bashimiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije kuyobora igihugu, ndetse by'umwihariko Minisiteri y'Ubuzima, ko bakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo urukingo ruvura kino cyorezo rubashe kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu batangije igikorwa rero cyo kugira ngo abanyarwanda bose bazabone kuri runo rukingo, ndetse kugira ngo bakumire ndetse banarwanye iki cyorezo cya Pox, kugira ngo abanyarwanda bakomeze kugira ubuzima buzira umuze. Ni ibyiringiro ku banyarwanda rero ko dufite igihugu kidukurikirana, ndetse n'abayobozi bacu, ndetse bakomeza kugenda baturwanira ishyaka, ndetse baturinda n'ibibi n'ibizazane byakomeza kugenda byangiza umutekano, ndetse n'abaturage bikabatera ubwoba. Nuko nguko bimeze rero, ni icyorezo cya Pox cy'ubushita bw'inkende, ndetse Minisiteri y'Ubuzima harashize n'iminsi itangaje abanduye ndetse n'abakize. Bavuga ko n'abasigaye barwaye ari babiri, bari bafite amahirwe 90%, 98% yo gukira bagataha 98%. Ni kenshi cyane ku buryo kabiri gasigaye nako umuntu aba akirwaye, ubundi ako ngako ntabwo bagateye. Bavuga ko rero ubuzima bw'abantu bwanga bafite kino cyorezo buba burimo buritabwaho, kandi nta cyacitse, ngo dore ko kitanakaze cyane nka corona yagenderaga no mu muyaga, ndetse ko dore ko yo banayihumekaga. Iki ngiki cyo cyandurira mu matembabuzi, gusa ibyo ngibyo ntabwo byabuza abantu kugumya kwirinda kugira ngo bakomeze kurwanira igihugu ishyaka, ndetse no guteza igihugu imbere. Mwibutse ko iyo haje icyorezo ubukungu bw'igihugu bugwa hasi, ndetse harimo n'imirimo imwe n'imwe ikomeza kugenda ihagarara, ugasanga biteje ingaruka zikomeye cyane. Ndagushimiye cyane we twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uno munota. Nakubwira tugiye kubwira ngo Imana ikurinde guha ibyo kurya, amafaranga, ndetse n'ubuzima buzima. Uno mwaka wa 2024 uzakubera mwiza kurusha uko indi
n'indi yose yakubereye. Uyu yari Ishimwe Aimable, YouTube channel ni Zafu TV Rwanda. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye uhora ureba n'andi makuru dukomeza kugenda tugukorera.